Alright, reka nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni TJP Media. Reka uyu munsi turebe uburyo ushobora guhanga cyangwa se gukereya nawe ugatunga wifi muri telefone yawe. Wifi upfa kuba ufite interineti ushaka gusangiza abandi bantu cyangwa se interineti iri muri telefone yawe, ukaba wayikoreshaho imashini nk'abandi bose, nk'umuntu ufite wifi ku giti cye. Ushobora no kuyita amazina yawe. Reka twinjire muri setting, niho ibintu byose bihera. Ugeze muri setting uhita ureba ijambo ryitwa network and internet. Rimwe na rimwe rikunda kuba ari mobile network bitewe na telefone. Urabona ko ni iri, uhita urikandaho. Iyo umaze kurikandaho uhita ureba ijambo ryitwa hotspot. Urabona ko ni iri rwose. Uhita urikandaho naryo. Urabona uba wamaze kwinjira muri hotspot cyangwa se wifi yawe iri muri telefone yawe. Tujyane neza cyane, kurikira. Uhita ukanda kuri iri jambo rivuga ngo wifi hotspot. Urabona ko harimo 0 device connected. Uhita urikandaho. Ako kanya iyo ifunze, akenshi ishobora kuba ifunze gutya, uhita ukanda aha ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura, ikintu ukora ni iki: haba harimo ubwoko bwa telefone yawe, izina rya brand ya telefone yawe, aho uri kubona ndi gukora. Uhita ukandamo ugahindura izina iyo ubishaka. Nkanjye urabona ko nashyizemo amazina nifuje, ukanda OK. Ariko ahantu ruzingiye ni aha. Uraza ukareba ijambo rivuga ngo hotspot password. Hotspot password niyo password ya wifi cyangwa se ya wifi yawe yo muri telefone. Iyo akenshi haba harimo amagambo menshi cyane ku buryo utayamenya, ni amakode menshi avanze. Uhita uza ukareba ibirimo, ukaba wabisiba. Urugero, ukandikamo icyo ushaka. Nkanjye nandikamo gutya, ugahita ukanda OK. Ako kanya bahita bakwereka ko byahindutse. Nanone ikindi, ku bantu batizeye bagenzi babo, like wenda akaba yaza agakonekita kuri wifi yawe kandi wenda nta burenganzira bamuhaye bitewe na bando ufite uko ingana cyangwa se megabyte, ushobora kuza ukabikuriramo aha ngaha. Urabona haba harimo imibare myinshi. Aha icyo bivuze, iyo ukanze k'umubare runaka aha ngaha, ni wo mubare wa device cyangwa se wa telefone cyangwa se mashine uba wemerewe gukonekitaho. Niba ufite wenda icyifuzo cyo gukonekitaho telefone imwe cyangwa ebyiri, reka tuvuge kuri telefone ebyiri, uhita ukanda kuri kabiri, bihita byikora. Bakwereka ko maximum connections ari ebyiri. Icyo bivuze ni iki: iyo wamaze gukonekitaho device ebyiri, hakaza uwa gatatu, niyo yaba azi password yawe ntabwo bikunda. Baba muri mise bahita bamubwira bati ntabwo bikunze. Ibi ni byo by'ingenzi cyane. Ikindi kintu ugomba kwibuka, aha ibuka guhindura igihe wakonekisiyeho telefone ziri hasi y'izo wari waremeje aha ngaha. Ushobora kuba wari usanzwe ufite telefone cyangwa se computer ebyiri arizo wemejemo aha ngaha, ariko iyo imwe wenda uyitakaje cyangwa se idakonekise, hakaza undi muntu wari limited, ashobora guhita akonekita akagutwarira megabyte. Ahubwo ikintu ukora, iyo wakonekiseho device imwe wari usanzwe waremejemo kabiri, uhita uza ukongera ukemeza muri rimwe wenda, ku buryo iyo haje undi bidakunda. Wabona indi ya kabiri ari iyawe ushaka cyangwa se ari mugenzi wawe ushaka gukonekitaho, ukaba waza ugasubiza muri kabiri, bigarukira ku icumi. Ikindi, iyo ushaka kureba umubare wa device zigukonekiseho, like wenda wemeje mu kabiri ariko uri kubona interineti yawe iri kugenda cyane, ugakeka ko hari undi muntu ushobora kuba wakwinjiriye, uraza ukamanura urutoki ukareba aya ma icon
ikintu uhita ukora ni iki, aha handitse hotspot harimo on, aha harimo on, uhita ukora iki, uhita ureba umubare urimo. Nk'ubu ngubu iyi yanjye nta muntu n'umwe ukonexeho, ariko iyo harimo umuntu ukonexe kuri gukoresha interineti yanjye haba harimo umubare, niba ari umwe haba harimo rimwe, iyo harimo babiri haba harimo kabiri. Yasi, n'ayo masomo y'uyu munsi twagombaga kubagezaho. Reka nizere ko wakanze subscribe kuri TJP Media. Njye ndi Olivier. Muri iki gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere y'uko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi. Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije. Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa, nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile, bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TJP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye: amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu, bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TJP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose, kugira ngo business yawe ikomeze gukura. Kwandikira uyu munsi